abacwezi si abantu ahubwo nibo babyara abantu. Aha tubita niyo waba uri Burayi ntabwo uransubiza irakugarura. nibyo koko M23 iri gufatanya n'abacwezi ufatanyije ni ukuvuga ngo abacwezi barimo barayifasha urumva, ariko bo ntabwo bo bazi ko ari imbaraga zabo, niyo mpamvu badatsinda. Bararwana bagera hagati bagera bati twebwe turi abakongomani, twe ntabwo turi abanyarwanda. Buri wihakana u Rwanda, iyo wihakanye u Rwanda ukarutera ibitugu, kubwiye yuko n'intambara u Rwanda tutayitsinda. Rero ni ukuvuga ngo abuhawe na nyina ntabwo yamuhaye ubwami gusa, yamuhaye n'ubwiru bw'u Rwanda. Burya bera icyo bashakaga cyane no kugira ngo bamugire kapiteni n'ibiki byari ukugira ngo babwire ubwiru bw'u Rwanda, ariko nta rindi kosa bafite, bari mu bazimu. Ariko buriya Kongo yubakiye kuri biriya bice byose za Kenya kuzamura n'ibibumbate, hanyuma ibyo bice uko ari ibyo bihugu uko ari bitatu buriya nibyo bibumbatiye abazima, abo biswe ngo n'abacwezi. ibihugu bibumbatiye abazima, ibihugu bibumbatiye abazima binanihuje bigahuza imbaraga zabo, batarebye ngo bagiye kuvuga u Rwanda cyangwa se bagiye kuvuga iki, bakavuga ijuru rya Kamonyi ryonyine, kuko ijuru rya Kamonyi niryo rihatse byose, harimo imbaraga zidasanzwe. Bakavuga bati ibyigometse kuri Rurema, ibyigometse ku Gihanga, ku ijuru rya Kamonyi bibumbatiwe na Kongo, Kongo tugiye kuyisenya, urumva, tuyomeke ku ijuru rya Kamonyi, dukureho imipaka. Ibyo bihugu Burundi bukureho imipaka bukihura n'u Rwanda, Tanzania ikihuza n'u Rwanda, Uganda ikihuza n'u Rwanda, ibyo bihugu uko ari bine bikihuza hamwe, nibo babitsi imbaraga z'isi yose, bagakuramo Kongo. turabasuje abadukurikiye kuri Rwanda TV, ndibasuza ni Andi Bugingo, uko bisanzwe tubibutsa gukunda ibiganiro byacu kandi subscribe, tujye tubana mu ngingo zigiye zitandukanye. Uyu munsi turi kumwe na Musoni Geoffrey, akaba yiyita Kavuna. Kavuna amenyerewe cyane mu biganiro, ariko turaza kugaruka ku bintu bimwe yagiye agarukaho, aho yavuze cyane ku bacwezi. Abacwezi ni abantu, ntabwo ari we wenyine wabavuzeho, abandi bantu bagiye babavuga. Uwo twibuka wa vuba ni Muhozi, General Kainerugaba w'i Bugande, n'abandi bagiye batandukanye, hariho n'abandi namwe muzi. Geoffrey, uri amahoro? Ndaho ndashima Uhoraho. Ntabwo twari tuguherutse, ariko niyo twaba tutabonanye, ariko mu mwuka burya tuba turi kumwe, kuko niba hari ibyo watangaje nkareba nanjye akaba ari byo natangaje, ukagira umwete wo kubireba ukanyandikira nkakwandikira, ubwo tuba turi kumwe, nta kibazo kiba gihari. rero ukunze kuvuga ngo abacwezi, hari naho wayifashe M23 nayo uvuga ko bari gukoreshwa n'abacwezi. Ubundi abacwezi ni bantu? Abacwezi si abantu ahubwo nibo babyara abantu. Aha tubita abazima, kuko barakubwira ngo uhumeka umwuka w'abazima. Kuvuga ngo hari abazima bahoraho batagaragara, hari n'abazima bagaragara, urumva, abazima badahoraho, urumva, ariko bafite ubuzima buhoraho. Ni ukuvuga twebwe turi abazima bagaragara ariko bafite ubuzima butagaragara, ariko dukomoka ku bazima bahoraho ariko batagaragara. Urumva rero icyo baba twifuriza cyane nuko tuba bazima badahoraho ariko bafite ubuzima buhoraho.
rero ubwo niba uri umuzima ugaragara ariko ufite ubuzima butagaragara, bigusaba yuko ugomba gukora ibyiza kugira ngo na bwa buzima ububungabunge butagaragara. Abenshi urabona yuko barimo kugenda hakiri kare, ariko abakera yabagaho akazageza imyaka iri hejuru y'ijana akazasiga abuzukuruza n'ubuvivi. Ubwo rero urumva hari icyo tubura. Uyu munsi nashatse kukubaza ngo ni imbibi z'igihugu cy'abacwezi, hari ubwo wigeze kubikomozaho ko bafite bari bafite ubwami, bari bafite aho baba. Imbibi z'icyo gihugu cy'abacwezi cyangwa cy'abantu ziva he zihera he zikagarukira he? Ni ukuvuga ngo ugiye kureba imbibi ubanza ubundi ukanamenya n'u Rwanda rwawe. Ubundi umucwezi uhoraho akomoka ahagaha mu Rwanda ku ijuru rya Kamonyi. Kugira ngo bajye kwitwa abacwezi bituruka mu bakezarurema Kwanda. Ubundi iyo ugiye kugira ubanza ukamenya umuzi. Bajya ku ijambo abacwezi rijya kuboneka ryabonetse igihe cya Ruganzu. Abantu benshi bakurikira amateka bumva ngo hari umukongomani waje witwaga Nsiburanyebunga, yaraje yigarurira u Rwanda asenya ingoma y'u Rwanda. Urumva rero yashenye y'abazima yitwaga Rwoga. Noneho Rurema na Jambo mu bitagaragara babwira ibikomangoma byavagamo abami b'ingabo bari hari ku ijuru rya Kamonyi ati mugende mujye kugaragira uri uzagarura u Rwanda. Ubwo yavugaga Ruganzu. Mujye kumugaragira mu misozi ya Karagwe. Karagwe niyo yavuyemo Tanzania, Tanzania ivamo Mozambique. Urumva bigenda bizamuka. Ati mujye mu misozi y'abatembuzi aribo babaye Bugande. Ati mugende mu mugaragire muzamugaragire ntazagira ibibazo. Ati ariko ntimuzagende muvuga yuko muri abazima, muzagende muvuga yuko muri abakezarurema Kwanda mukomoka ku mwami Gihanga. Noneho bahageze bari abasore barebare birabura, bageze mu bwami bw'abatembuzi babunyurutare empire. Bati mwebwe muri abahehe muturutse muhe bwatsi? Bati twebwe turi abakezarurema Kwanda dukomotse ku mwami Gihanga. Noneho bananirwa kuvuga abakezarurema Kwanda, nibo babise abacwezi, ariko imizi ni abakezarurema Kwanda. Abo rero nibo babayeyo bafatayo n'ubwami, birukana babandi bajimije itara ry'umucyo ngira ngo tuye kubivugaho, barengera mu misozi ya za Malawi na Mozambique hiryo ngiyo. Hanyuma bafata bwa bwami barabuyobora. Warushinzwe ibyo byabo byose ni Kavuna, ababwira aho bigeze maneko baneka bavuga bati bigeze aha. Igihe noneho kiragera rero baravuga bati igihe cyo gutabara kirageze, tugomba kwirukana Nsiburanyebunga. Hanyuma urumva abo nibo bamurwaniriye. Nk'ubwo ngubwo abantu baravuga ngo Ruganzu ngo yaraje kureho Nsiburanyebunga, kandi bakavuga ngo yari Karagwe, ariko ntabwo babanza gutekereza ubundi ingabo zakuyeho Nsiburanyebunga ko bavuga ngo yari yaragiye kubundira Karagwe. Ugiye kubunda urumva abasa naho ahunze. Siko bibona. Niba ahunze akaba bundiye Karagwe, izo ngabo zaje zigatsimbura Nsiburanyebunga wari warabirukanye akabakuraho n'ingoma, zikazamutsimbura bakagenda bagafata niyo biriya bice byose bya za Masisi, biriya byose twavugaga cya gihe. Izo ngabo ntago babanza gutekereza ingabo Ruganzu yarwanishije, ntago babanza ngo batekereze. Izo ngabo nizo z'abacwezi. Na abakezarurema Kwanda hariya babita abacwezi. Bananiwe kuvuga abakezarurema Kwanda niwo muzi, bati na abacwezi. Ni abanyarwanda ku ijuru rya Kamonyi, hano niho bari baturutse. Izo ngabo rero ni hehe noneho aho winjirira mukaza kuzihuza n'aba barimo barwana muri Kongo, ukabihuza nabo b'Ubuganda ukabijyana muri Tanzania bikajya muri za Kenya? Izo ngabo zinjira aho hantu hose gute? No kuvuga ngo abo ngabo barabazima. Ubundi u Rwanda
ni rwo rubitse imizi ya buri wese, kuko kuremwa kw'isi ubundi guhera iwanyu. Urumva, kuremwa kw'isi guhera iwanyu. Dufite ijuru rya Kamonyi ariko ryabyawe n'ijuru ryo hejuru ry'abamarayika bari ibizima nibyo byabyaye abazima, bazima babyara abantu. Ni ukuvuga ngo rero ibizima byahawe ijuru rya mbere ryo hejuru kwa Data wa twese, noneho babona yuko ibyiza babonye za ntare 5 ya mibumbi 5 babahaye, baraza bayituremera aha ngaha, barema ijuru rya Kamonyi. Ijuru rya Kamonyi rero ubaha tuba mu ijuru rya Kamonyi. Ahubwo bariya bavuye hakurya biswe ngo nabera, burya baba baje mu ijuru. Noneho zo ntare 5 baturemeye nizi bahawe imibumbe 5 hejuru. Imibumbi 4 izagaragira ijuru rya mbere ringane n'ijuru rya Kamonyi. Noneho babona yuko ibyiza babonye batagomba kubigumana hejuru. Burya umubyeyi mwiza nubona icyiza akakiraga umwana we. Noneho nibwo bamanutse rero baraza baturemera ijuru rya Kamonyi, baduhereza ya mibumbi 5, bayibaza imibumbi. Umubumbe wa mbere wari w'ibikomangoma muri byo byavagamo abami. Umubumbe wa kabiri ni uw'abahigi babarizwa Cameroon, nibo bashinzwe Amerika y'Amajyaruguru ndetse n'Uburayi mu byerekeranye n'imihumekere, nitwo twatudege bajya babona, bari n'abirabura. Umubumbe wa gatatu nuwa bategura umuhigo, ariyo mihigo ubona iboneka muri Gabiro haringaniye na Karagwe. None umubumbe wa kane nuw'abanyabutayu b'Abarabu. Abo nibo aba bakobwa bacu, ibyo bizima by'abakobwa bacu byafatiwe hakurya bifatwa n'abera, babyara bahari ubuzima aribo babaye Abarabu Misiri. None ubwo urumva rero bari kubyarira u Rwanda ntibari kuboneka, byabaye ngombwa yuko bariya bamanutse baje bafata ibice hirya no hino ku butaka bw'amashyamba, babizana ku ijuru rya Kamonyi ngo babyarire u Rwanda. Niyo mpamvu ujye ubona tutajya tugira icyuho cy'umugore. Usanga abagabo ari bake, abagore bakaba benshi, ariko ahandi ugiye mu bindi bihugu gushaka umugore biragorana, ushakwa n'uwifite. Ariko ngubu niyo waba urara no hanze ushaka abagore, abo washaka bose wababona. Urumva rero icyo ni ikintu bajya baha agaciro. No kuvuga ngo imbibi iyo tuvuze ubutaka bw'amashyamba, ngira ngo urabizi ko bufite imbibi, tugabana n'ariya mazi magari. Abakera ubundi ijambo abantu mu mizi ntaribamo. Cyo warukize ijambo abantu. Abakera iyo yabaga ageze nko ku muharuro hirya, urumva, ntabwo yageraga ku muryango ngo aza gusatira akwinjirane. Yahagararaga nk'hariya iriya modoka igeze, ngo yemwe abintu, sinzi niba ku kantu warajya gukumva, ati turahari. Ubwo bikaba ngombwa yuko bamuhereza karibu, bamuhereza ikaze, bati ikaze vayo, turahari. Akabona kuva ku muharuro, akabona kwinjira mu rugo. Yemwe abino rero nibo bavuyemo abantu. Noneho twagiraga abino tukagira n'abiyo. Abiyo n'abayo, n'ab'Imana, abaha n'abanyagasani. Bajye bagera kubitandukanye, kuko inana y'Ishiniyari yinjiriye ubwami bwa Nyagasani, isenya ingoma, isenya buri kimwe cyose. Ubu twabaye abayo, twabaye abiyo, ntitukiri abino. Mbere tukiri abino twari dufite imizi, none ubu ngubu twabaye abayo. Abaya yindi inana y'Ishiniyari yinjiriye ubwami bwa Nyagasani. Ubu dusigaye turabiyo, ntitukiri abino. Imizi yacu yarashenye. Niyo mpamvu nshobora kuvuga umucwezi numenye icyo ari cyo. Hagati y'iyo nino
hatandukanywa n'iki? ni amazi magari. Ayo mazi magari turebye mu isezerano rya mbere ry'igihanga umuntu atazi, igihanga cyagabanyije mu isimo kabiri, hari y'ubwami hari n'iy'isi. Noneho rero ayo mazi, hejuru ya mazi hajyaho igihu. None icyo gihu bamaze kuboherezayo nibwo bagikuyeho bakijyana ahari himuriye bwa buhanga bwagombaga kurinda ubutaka bw'igihanga. Ngira ngo biri mu mateka y'u Rwanda yazimiye, bajye bajya ku mateka y'u Rwanda yazimiye, ibyo urimo kumbaza byose birimo. Ugiye kuri YouTube ukandikamo ngo amateka y'u Rwanda yazimiye, ugasacinga ukakanda mu ifoto yanjye, ukakanda kuri video, biva mu bindi uhita ukurikira. Ni ukuvuga ngo isezerano rya mbere ryo ribigaragaza neza, nuko abantu batarizi ni ngewe warikuruye ndaribazanira. Ryo ni ukuvuga ngo ujya wumva bavuga ngo umwenda wari ukingirije ahera heza ngo watanyutsemo kabiri, ngo buri wese yigererayo. Ariko uwo mwenda ntago bazi uwo ari wo. Uwo mwenda wakuye ku mazi yagabanyaga mu isimo kabiri, hakurya y'amazi abera, hakuno y'amazi abirabura. Noneho uwo rero niwo waje ku butaka bw'igihanga. Ahangaha hiswe hingiro waruhanze za ruhengera aho hagwa imvura, twari dufite inkingi y'igihungira ngo icyo kintu twiye kukivugaho. Iyo nkingi rero bayishenye nibwo barebye ibyari biri imbere hariya hiswe hingiro waruhanze. Ubundi hariya nta n'ikinyabuzima cyari cyemerewe kujyayo, ariko ubu nyine bagiye bahakorera ibibi, banicirayo n'ibikomangoma. Mbe byabaye akavuyo kuko imizi yashenye. Hariya za Ruhengeri na Gisenyi buriya ni ahantu hakomeye cyane. Niho habumbatiye imbaraga z'ibirunga. Iyo mipaka uzanyemo amashyamba, noneho uzanyemo n'ibirunga. Abazima cyangwa abo bacwezi bapfana iki n'amashyamba n'ibirunga? dufite abazima bahoraho bukuri, bubakiye ku kuri, kuko jambo yabaye imbere yiswe isake, yatangaga ingengabihe, arongera aba ukuri. Buri muntu wese cyangwa se buri muzima wese akagendera mu kuri. Harongera abanyagasani, nyagufite byinshi usa n'urudafite, izi za remera hatari haza kugira ngo wamburwe n'utwo wari ufite. Uwa kera igihe cy'abami buriya nta karengane kabagaho, wabaga hari ibyo urimo ubura, uriya akaba afite byinshi, bagakataho bagahereza abadafite, bakazamukira rimwe, ntihagire abazamuka ngo abandi basigare hasi. Rero twari dufite abazima bubakiye ku kuri n'abazima banze ukuri. Buriya abazima banze ukuri babaye abazimu. Dufite abazima n'abazimu, ariko ku butaka bw'abazima. Ni ukuvuga ngo hari ubutaka bw'abazima baje kwitandukanya, bo bemera gukorera ikibi. Nka Nsibura Nyebunga wari uhagarariye iriya Kongo yose, buri iriya Kongo ishingiye ku bazimu. Iki gice cy'u Rwanda, Tanzania, Uganda ndetse n'u Burundi bashingiye ku bazimu. Buriya nuko abarundi biyomoye ku Rwanda igihe cyo gusenya inkingi y'igihu, ariko nta rindi kosa bafite, bari mu bazimu. Ariko buriya Kongo yubakiye kuri biriya bice byose, za Kenya kuzamura n'iyibibumbate. Hanyuma ibyo bihugu uko ari bitatu, buriya nibyo bibumbatiye abazima, abo biswe ngo ni abacwezi. Ibihugu bibumbatiye abazima, ibihugu bibumbatiye abazima binanihuje, bigahuza imbaraga zabo, batarebye ngo bagiye kuvuga u Rwanda cyangwa se bagiye kuvuga iki, bakavuga ijuru rya Kamonyi ryonyine, kuko ijuru rya Kamonyi niryo rihatse byose, harimo imbaraga zidasanzwe. Bakavuga bati ibyigometse kuri Rurema, ibyigometse ku Gihanga, ku ijuru rya Kamonyi bibumbatiwe na Kongo tugiye kuyisenya. Urumva,
tuyomeke ku ijuru rya Kamonyi, dukureho imipaka. Ibyo bihugu u Burundi bukureho imipaka bukihura n'u Rwanda, Tanzania ikihuza n'u Rwanda, Uganda ikihuza n'u Rwanda, ibyo bihugu uko ari bine bikihuza hamwe, nibo babitsi imbaraga z'isi yose, bagakuramo Kongo. Buri imbaraga zo hakurya akenshi z'abirabura zisenywa na Kongo, bagakuramo Kongo bakayomeka ku ijuru rya Kamonyi. Ntibavuge ngo ni u Rwanda, ijuru rya Kamonyi ni iryabo, bakayomeka ku ijuru rya Kamonyi. Bagira imbaraga nk'izo ba Ruganzu bagiraga, nk'izo na Rwabugiri w'ejo bundi. Rwabugiri w'ejo bundi nuzi yuko yavogeraga ahantu hose, none se ko yavogeraga. Kandi n'uru Rwanda rwanyu rufite, uru Rwanda rw'ubu ngubu imbaraga rufite si iz'abantu n'iz'abacwezi, bafite imbaraga z'abazima. Ubundi u Rwanda aho rwabaye ntabwo rujya rurwana intambara ngo ruyitsinde, rw'ukuri. Ariko hari urw'ikinyoma, hari n'urw'ukuri. Urw'ukuri iteka aho rugiye hose ruratsinda. Rero nk'abo ngabo baramutse banyuvishe bagakuraho imipaka, noneho bagasenya indiri y'abazimu, bashenye indiri y'abazimu bakayomeka ku ijuru rya Kamonyi. Marayika murinzi ku ijuru rya Kamonyi yiswe amazina menshi, yiswe Merano. Igihe agwa hakurya imiyaga ikamujyana, birimo bimanuka. Uyu wahawe ijuru, uyu bavuga ngo yahanze u Rwanda, Gihanga, yiswe Merano. Merano yaryiswe n'ikizima cyiza muri nuza mu Butaliyani, uyu wiswe Satani. Imiyaga yaramujyanye imujugunya hatari iwabo, imujugunya muri Spain. Buriya bari abasipanyoro bafitanye isano n'u Rwanda, imujugunyeyo. Noneho gitangira kureha, cyari kikiri ikizima. Reha niho haza za Real Madrid. Uzuva ngo bafite ngo imbaraga zidasanzwe, ngo bararwana bagatsinda n'ibiki. Habayo n'ubwami, buriya n'ubutaka bw'Igihanga, n'ubutaka bwa Gihanga. Uyu bavuga wahanze u Rwanda wo ku ijuru rya Kamonyi. None hatakayeyo agenda ari hani ubyo bavuga ngo ari hani ho havuga hava Real Madrid. Reha kiza kireha bwira kigeze mu bwatsi bw'ikizima cyiza. Noneho ikizima cyiza kiragicumbikira kiti Merino. Merino niho haturutse ijambo Merano. Ujya nko kugura igikoresho utaguze Merano ntabwo uburyo buguze iki n'Abataliyani. Merano. Ubwo rero cyaje kuva hariya kiza kireha kigera ku ijuru rya Kamonyi, kuko nicyo cyari cyarahawe umurage wo kugira ngo kizareme u Rwanda rushya, gihuze n'utu duce twose bari baragiye bazana. Uzi yuko u Rwanda rwari rufite ubwami bwinshi. Na gace niba ari agace kavuye Tanzania, niba ari kavuye Malawi, niba karavuye he, no kuvuga ngo ubwo buce Gihanga icyo yaraje gukora byari kugira ngo akureho bwa bwami bw'amafuti bose babu Rwanda rumwe. Ariko Burundi bwo buri Burundi naba baje bagakata imipaka, ntabwo Burundi bigeze bakata imipaka. Yego bagabanyijeho cyangwa se bongeraho, ariko Burundi bwari buriho, n'u Rwanda rwari ruriho. Ibihugu byinshi buriya nta bihugu bari bafite. Ibihugu babigize nyuma, ibihugu babigize nyuma. Na Kongo yari amashyamba biberaga mu ntuza bameze nk'imunyu. Kenya ntabwo cyari igihugu bitiriwe Kenyatta. Urumva nukuvuga ngo hari ubwami n'u Rwanda n'u Burundi, buriya nibo bari bafite ibihugu, abandi byari amashyamba gusa. Ibyo bihugu uvuga uti byari amashyamba, ibyo bihugu urimo urashyiramo imbaraga z'abacwezi, nk'iminsi harimo intambara, ndetse bahamya barimo batangaza ko hashobora kuzagira kimwe mu ibyo bihugu kigira ibibazo, leta yakigahirima. Intambara yo muri Kongo, mu mboni zawe niyihe izahirima, cyangwa n'abo bacwezi niyihe benda guhirima? Abazimu bazatsinda abazimu? Ntabwo bishoboka. None se ngira ngo duhora tubivuga, wenda tunongere tubisubireho. Kongo
ihanganye ni nandi, ihanganye nandi. Mbwira urwanya Kongo ninde? Kongo ihanganye n'abaturage bayo bitwa M23. Kuki bahanganye nayo se? Nuko bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, siko bivuga se? Siko wowe si kubyumva? None se igihugu kidafite umunyarwanda uvuga ikinyarwanda ku isi ni iki? Buriya u Rwanda murarufata mukarushyira kuri uyu mutima wasigaye, mukumva yuko ari cyo gihugu. Ubundi isi yose ni u Rwanda. Hari igihugu hari wambwira niyo wagera ni Burayi wambwira yuko hari ahantu hatari umunyarwanda? Harahari. Ariko Kongo ikubye u Rwanda hafi inshuro 90 zirenga, ntabwo yabona abantu bakwiyisi. Ibyo warubizi? U Rwanda ubundi ni umuzi. Nicyo rero abigometse kuri Rurema, abigometse ku Gihanga baje gusenya imizi. Buriya kugira ngo ubeho no kuba ufite imizi. Iyo udafite imizi burya uriho utariho. Kandi kugira ngo imizi igaruke mu birabura, igaruke mu Barabu, urumva nuko u Rwanda rusubira ku mizi, rukabona ingoma, rukabona umwami, rukabona umukuru w'abiru, rugahabwa buri kimwe cyose nabariya bahari bamanitse bamanuka. Se Geoffrey, n'ubu uracyavuga ko M23 iri gukorana n'abacwe? None zifite ngaho niba ari abantu barwana n'abandi bantu, urumva M23 ingana iki? Nakuhaye urugero, urugero rw'inkotanyi. Sizo zatsinze kinanise? Habihakana cyangwa urabyemera? Jya wemera, ariko buriya ngewe nge nshingiye mu kuri. Buriya ukuri iteka. Buri wese arakurwanya, buri wese abashaka gukora gushingira ku kinyoma. Kuko ikinyoma kiraryoha, ikinyoma nicyo kibamwe aya mafaranga, ikinyoma nicyo kubitamwe ibintu by'ibinyoma by'amafuti ukabona amafaranga menshi. Ariko abazima nkubwira abo bacwezi, urumva iyo uhabana n'ukuri nta gihumara ahangaha. Niyo mpamvu ubona dukikijwe n'amarimbi abantu bagenda bakiri batoya. Hagarara ku kuri, nyirukura azakurinda muhungu wanjye, urumva. Ndakubajije, inkotanyi zafashijwe n'igihugu kimwe cya Uganda. Abenshi buriya twari dufite abagenda bavayo, ariko bakavayo biyibye. Nko mu Burundi bwari bufashijwe, bwari bufatanyije na Habyarimana. Uzi ko n'umuperezida wabo bapfanye Ntaryamira, urumva. Na za Tanzania n'ibice byose bariya bose twari dufite abantu bagendaga bavayo rwihishwa. Ariko igihugu cyafashije u Rwanda cyafashije inkotanyi ku mugaragaro ni igihugu cy'Ubugande gusa, kuko dufite ibiharwe bariya bacwezi bari muri Mbarara hitwa Biharwe. Abo ni nabo batsinze, nibo baje imbere y'ingabo z'inkotanyi, ni nabo batuzaniye izi ntare enye n'umujyi wa Kigali, bikomoka kuri ya mibumbi 5 yo mu ijuru rya mbere rya data wa twese, rikomoka kuri ya mibumbi 5 bahawe ahangaha nahoze nkubwira irimo abahigi, batuzana n'intare enye n'umujyi wa Kigali. Barahari, nibo biciye mu mitima y'abanyarwanda, bari impyisi baryaga bagenzi babo. Ubu umunyarwanda wese, urumva, ntabwo wagambanira u Rwanda ururimo. Yambaragira kubumbatirika kwicaramo, ntabwo wavuga u Rwanda nabi. Hari byinshi kuko twinjiriwe dufite mu imbaraga mbi, hari byinshi biza bikadusenya, ariko ukwicayemo aravuga ngo ceceka, itonde, tuzarwana nabyo. Noneho iyo usohotse bahita bakuvamo, yambaraga ikuvamo ukajya kuvuga ibintu by'amafuti. Ariko iyo uteshutse ugashaka kuvuga ibirenze bihabanye,
yambaraga iraguhiga niyo waba uri Burayi ntabwo uransubiza irakugarura. nibyo koko M23 iri gufatanya n'abacwezi ufatanyije ni ukuvuga ngo abacwezi barimo barayifasha urumva, ariko bo ntabwo bo bazi ko ari imbaraga zabo, niyo mpamvu badatsinda. Bararwana bagera hagati bagera bati twebwe turi abakongomani, twe ntabwo turi abanyarwanda. Buri wihakana u Rwanda, iyo wihakanye u Rwanda ukarutera ibitugu, kubwiye yuko n'intambara u Rwanda tutayitsinda. Buri ushobora gutsinda nuvuga u Rwanda neza, sinduvuga kuko ndutuyemo, njye mbikura mu mizi. Nk'ubu ntidufite umwami wacu bavuga yuko abera baciriyeyo witwa Musinga. Hari ujya muvuga se? Buriya rero abenshi bazi yuko bamuciriyeyo kubera yanze amadini, uzi ko bari baramugize na kapiteni. Hari ahantu nagiye gukora ku mugabo w'umukongomani hano Kicukiro, mena ikirahure cya kabini cyari gihagaze hafi hejuru ya 500. Umugabo ntiyakindihisha, biba ngombwa yuko mbaza data wa twese nkurura mu mizi. Nkuruye mu mizi, icyaje kuntangaza, nabonye imizi ye y'ababembe bakomoka ku bandandi, noneho hazamwo n'irage Musinga yasize araze ku ibuye ryari riri haruguru yiwe muri Kongo. Mbihawe na data wa twese, kuko ntiyari afite uwabwira. Bari baramaze kumujyana ishyanga aho ngaho Imoba. Urumva ntawe yari kubwira, abo yari afite nabo yari ari kumwe nabo bakeya biswa abasigiye, abo yasigiye hahandi. Noneho ndimo ngira nikururira uwo mugabo kugira ngo mushimire, abankurikirana bazamushimire. Data wa twese ahita ampereza n'umurage yasize araze. Biri ku mateka y'u Rwanda azimiye. Narumiwe. Buriya butaka nta n'umwe umwibuka, ariko buriya butaka aburiho nk'umwami, kandi abangaba bahawe u Rwanda n'abacwezi bagomba kubugarura. Iryo rage rimeze rite? Riri ku mateka y'u Rwanda yazimiye. Bazajye ku mateka y'u Rwanda yazimiye. Ntabwo ntabwo waje hano kuvuga ibintu utari bugire utari busoze. Iryo rage yariraze bande kw'abana n'iki, abana be n'abanyarwanda batari bahari, yaraze bande? Yaraze abandandi? Ntabwo umwami aragabana. Ubundi umwami, ikivuga umwami ni ukuvuga ngo buri wese n'umwana w'umwami. Niyo mpamvu kera bavugaga ngo abagore bose nabo umwami, kandi abagore nibo babyara bakarera. Ni ukuvuga ngo rero umwami ntabwo araga abana be. Ni ukuvuga ngo umwami araga b'abanyarwanda bose. Rero urumva ni ukuvuga ngo hose hari u Rwanda. Urumva yararaze. Yaraze iki rero? Nk'ubu iyo ndi nk'aha ngaha kuvuga nk'uwo murage, hari igihe nteshuka, ariko ikiganiro nakiguhaye. Njyewe nagukima kuko abo turi kumwe turi kubwira barenze njyewe. Yaraze iki? Ni ukuvuga ngo uwamuhaye ubwami, urumva, ubwami yabuhawe na nyina, ntabwo yaburazwe mu mizi. Kuko uwari waraburazwe mu mizi ni Rutarindwa
nyina na bene wabo batwitse ya ngoma igihe cyo ku Rucunshu igashyana na Rutarindwa. Rero nukuvuga ngo abuhawe na nyina ntabwo yamuhaye ubwami gusa, yamuhaye n'ubwiru bw'u Rwanda. Burya bera icyo bashakaga cyane no kugira ngo bamugire kapiteni n'ibiki byari ukugira ngo babwire ubwiru bw'u Rwanda. Arangije abwira babera ati ntabwo nakora ikosa kabiri. Ngo ndagucira mu ncamake uzashaka kureba inkuru irambuye azajye ku mateka y'u Rwanda azimiye. Ati sinakora ikosa kabiri. Ati ikosa rya mbere nimye ingoma nyihawe na mama wari umaze gusenya ingoma, wari warayirazwe mu mizi y'ibitagaragara atwikanwa nayo. Ati rero icyo yansigiye ni umurage w'ubwiru. Ati ntabwo natanga ubwiru bw'u Rwanda nubwo nimye ingoma y'ikinyoma, ariko sinatanga ubwiru bw'u Rwanda, ntabwo nabikora. Biba ngombwa rero yuko bagira gute, biba ngombwa yuko bamucira imoba, ariko buri imbaraga zatumye n'ibyo byose bitanakorwa n'izamujyanye, buriya ni data wa twese wamujyanye, n'abacwezi bamujyanye. None hagezeyo yabanye nabo bajyanye. Urumva ndagucira mu ncamake kuko iyo mba ndimwo nkurura mba mfite izindi imbaraga zirimo zingira. None hagezeyo yabanye nabo, haruguru ye, haruguru yaho yaratuye hari ibuye rirerire. Urumva noneho kuri ryabuye, urumva aragenda arahicara. Wumvise? Urumva aragenda yicara kuri ryabuye, ahamagara ba bandi bajyanye, arababwira ati ati abo twajyanye mbasigiye u Rwanda. Urumva yaravuze ati mbasizaha. Urumva ati sinzabaraga. Urumve ati ntimuzanyitirirwe, muzitirirwe uwanzanyaha. Ati kuko nanjye sinjye wizanyaha, uwanzanyaha muzamwitirirwe. Ati kandi nsize ntababwiye icyo uwanzanyaha yambwiye. Ati muzakibwirwe n'umwuka utangwa n'umuyaga w'abacwezi. Ntacyo yababwiye kuko yagombaga kugira icyo avuga ari uko ari ku mizi iwabo. Yari ari rero ku mizi yaho yajyanywe. Nuko biba biva mu mizi, ariko ku mateka y'u Rwanda yazimiye nabisohoye kuko nabibonye nshaka kugira ngo nshimire uwo mugabo, hanyuma data wa twese ahita ampereza imizi y'umurage yasize. Urumva nukuvuga ngo ideni turarifite, kandi uru Rwanda twaruhawe n'imbaraga nizo zice mu banyarwanda, nizo zituma ritubumbatiye tugarure buriya butaka. Kandi kugira ngo tubugarure birasaba imbaraga. Geoffrey, ibyo ngibyo wenda byawe na Musinga reka tubigire. Ubwo butaka nibugaruka hazaba ari iki cyaburaga kibonetse dusoza? Ubu se kuba warakatiwe umupaka ukaba uri mu mutima, ubundi uru Rwanda ntabwo rwuzuye, bagiye barukatakata, ubu dufite umutima gusa, ukikijwe n'amashyamba. Ubuze kuba utinyegambura, udafite aho uba, udafite aho utuye, udafite uburyo ujya gutambuka batahani mu Burundi, wajya gutambuka atari ni Tanzania, wambwira ngo ubwo ngubwo uriho. Ariko aho naho hari abantu kuba bariyo
ariko bariyo bamerewe nabi. None se niba wa wundi wakase imipaka aza akaza akaniga umuturanyi wawe udashobora gusimbukirayo ngo umutabare, ubwo urumva nta kibazo ufite? Ari bamwe ninde wabameneramo? Ariko hari icyitwa cyabaringa kivuga ngo hari umupaka. Icyo cyabaringa kivuyeho bakaba bamwe bose ntibavuge bati uru n'u Rwanda, bose bakubaha ijuru rya Kamonyi. Ijuru rya Kamonyi bakaryubaka bakariha ubwami burenze na Roma, n'abariya bera bajya baza aha nk'uko banahaza. Geoffrey, reka dusoza. Mkoze cyane.